Iyi ni inkuru y'akababaro ibabaje ku miryango migari y'aba bantu ndetse n'umunyarwanda ahari hose ubashije kuyumva, kuko muri Ngororero umugabo n'umugore basanzwe mu nzu bapfuye. Umugabo n'umugore bari bashakanye byemewe n'amategeko bo mu mudugudu wa Nyamwera, akagari ka Gaseke, umurenge wa Kabaya. Basanzwe mu nzu bapfuye, aho ni mu karere ka Ngororero. Hagakekwa ko umugabo yaba yishe umugore nawe akiyahura. Inzego z'ubuyobozi muri uyu murenge zivuga ko icyo kibazo cyamenyekanye ku mugoroba ko kuwa gatatu tariki 17 Kamena 2020, nyuma y'aho ababyeyi b'umuhungu batangiye amakuru bamaze gufungura inzu yabo bagasanga bapfuye. Abapfuye ni Dusengumuremyi Amos wari ufite imyaka 26 na Mukamuyumu Vestina wari ufite imyaka 28, bakaba nta mwana bari bafite. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabaya Ndayisenga Simo yemeje ko aya makuru ari impamo, anasobanura icyo kibazo uko giteye. Yagiraga ati bari barashakanye byemewe n'amategeko muri Gashyantare uyu mwaka, babaga mu nzu bonyine. Ejo inzu yabo yiriwe ikinze. Se w'umuhungu agira amatsiko kuko yabonaga inzu ikingiye imbere nta muntu ukoma. Baca idirishya hajyamo umwana, arakingura, barinjira. Bagezemo basanga mu cyumba bararagamo harimo umugore yapfuye n'ishoka iruhande rwe, n'umugabo ku kindi cyumba amanitse ku mugozi yapfuye. Uwo muyobozi avuga ko kandi ko urwo rupfu bikeka ko rwaba rushamikiye ku makimbirane abo bapfuye baherutse kugirana. Agira ati ababyeyi babo batubwiye ko mu byumweru 3 bishize bari bagiye kubahuza kuko hari ikibazo bari bagiranye, ngo hari umusore wahamagaraga uwo mugore wapfuye amubaza niba yararongowe, undi amusubiza ko atararongorwa, amusaba ko bahura. Umugabo ngo byaramurakaje biteza amakimbirane mu rugo, tugakeka ko byaba bifitanye isano n'urwo rupfu. Ati ikigaragara nuko umugabo yishe umugore kuko naho yaramanitse ku maboko ye hariho amaraso. Umugore bigaragara ko yakubiswe ishoka mu musaya. Ndayisenga avuga ko imirambo yahise ijyanwa ku bitaro bya Kabaya kugira ngo ikorerwe isuzuma, bityo hagaragara ukuri kukisha abo bantu bombi. Akomeza asaba abaturage kugira uwo muco wo gutanga amakuru ku gihe niba bazi ingo zirimo amakimbirane ashobora kuba yavamo urupfu, bityo ku bufatanye n'ubuyobozi ibyo bibazo bibe byakumirwa, akanihanganisha imiryango y'ababo bitabye Imana. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Marie Immaculée Umuhoza avuga ko amakuru y'urwo rupfu bayamenye kandi ko harimo ibiri gukurikiranwa. Atayo makuru RIB yayamenye ku buryo ubu harimo gukorwa iperereza. Imirambo yoherejwe ku bitaro kugira ngo hakorwe autopsy, bityo hamenyekane icyishe abo bantu. Umuhoza yagize kandi ubutumwa agenera abaturage. Ati ubutumwa duha abaturage nuko bamenya ibyaha bakabisobanukirwa, bakabyirinda, bakabirinda n'abandi, naho bibonetse bagatanga amakuru kare kugira ngo ababigezemo uruhare bagezwe imbere y'ubutabera. Mbashimiye kuba mwari munkurikiye. Ndacyari Jacob Dukarivano, hanyuma nshimire cyane Jean-Claude Munyantore, umunyamakuru wa Kigali Today. Hanyuma tubonane mu nkuru zacu z'ubutaha. Ndacyari Jacob Dukarivano, niko TV wanakora subscribe. Uramutse wumva ntacyo bigutwaye just nugukandaho, ntacyo bisaba. Hasta la vista. Imana ibarinde ibyorezo n'indwara n'ibindi bitandukanye.